de vie. Je suis le seul chemin, la vie, la vérité. Je suis le seul chemin, la vie, la vérité. Personne n'ira mon Père sans passer par moi. Personne n'ira mon Père sans passer par moi. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin jusqu'à l'éternité. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin jusqu'à l'éternité. Bene data namwe bashiki bacu ndabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, nkaba nshimira Imana ko nk'uko twabisabye ubushize Imana yongeye kudukingurira umuryango kugira ngo dukomeze guhamiriza ukuri kw'ijambo ryayo. Nkaba mwese mbasabaye umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo ijambo Imana yaduteguriye umutsima w'ubugingo uhe buri wese kunezerwa nk'uko twabyumvise. Bigishwa bari mu nzira ijya Emawusi bamumenye bamubonye mu ijambo rye, mitima yabo yaranezerewe, igihu cyari ku maso yabo kireyuka, baramumenya kandi bamubwirwa n'umurimo ijambo Imana yakoze, iry'Imana ryakoze mu mitima yabo. Ndabasabira mwese abumva iri jambo kugira ngo rirenge amatwi agaragara, rishobore kwinjira mu bugingo, ribahe umunezero. Ijambo ry'Imana niryo ritanga umunezero, ijambo ry'Imana niryo ritanga amahoro, ijambo ry'Imana niryo ritanga imbaraga. Umwami wacu Yesu Kristo aduhane umugisha. Turasoma nanone tugarutse muri Luka igice cya 24, turasoma umurongo wa 27 na 44. Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ngo atangiriye kuri Musa no ku bahanuzi abasobanurira mu byanditswe byose ibimureba. Murongo wa 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous. Ati ibyo nibyo nababwiraga igihe nari nkiri hamwe namwe, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, ko byari ngombwa ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose, dans les prophètes no mu bahanuzi, et dans les psaumes no muri Zaburi bisohora. 45. Alors il leur ouvrit l'esprit, hanyuma afungura imitima yabo, afin qu'ils comprennent les Écritures, kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe. Turasenga Imana kugira ngo ubwayo ishure ijambo ryayo kandi irihamirize. Turagushimiye Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye mukiza ubuntu n'imbabazi kuduhaye guhumeka umwuka w'abazima mu gitondo cy'uyu munsi. Ndagushimira Uwiteka kubw'ijambo ryawe tumaze gusoma. Mwami, ni wowe wenyine uhamiriza ijambo ryawe, ni wowe wenyine wigisha abana bawe. Ijambo ryawe riravuga Mwami ngo niyo baba ari abaswa bari muri iyo nzira ngo nta n'umwe uzayoba. Mwami wacu Yesu Kristo, kandi ijambo ryawe rikavuga mu Baheburayo ari igice cya 10 ari icya 8 ngo ubwanjye nzandika ijambo ryanjye mu mitima yabo, ngo nawe uzabubwira undi ngo menye Uwiteka. Mwami wacu, ni wowe wenyine uhamiriza ijambo ryawe nk'uko wabyivugiye ngo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Mwami, ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe rirahishwe, ijambo ryawe Mwami utarihishuye ubwawe utarihamirije, nk'uko wegereye bariya bigishwa bawe bajyaga Emawusi bihebye bafite impagarara baganya bacitse intege. Ariko Mwami, wowe ubwawe winjiye mu ijambo ryawe, uhera kuri Mose, jya mu bahanuzi, jya muri Zaburi. Mwami, ijambo ryawe
ryawe urarijagajaga mwami, kuko ni wowe wavugiraga muri buri muhanuzi, uraribahishurira, ribaha imbaraga, rirabahembura. Ndagusanga mu gitondo cy'uyu munsi mwami, utitaye mwami ko twe turi abantu b'intege nke, ko ntacyo dushoboye, ubwawe umanuke winjire mu ijambo ryawe rikenewe mwami, uriduhishurire tuze kuvuga natwe ngo imitima yacu yari ikeye igihe wadusobanuriraga ibyanditswe. Uze mwami uhagarare hano, wamirize ijambo ryawe, uwumva wese ubu butumwa muri aka kanya ubwawe umwigishirize. Tangirane nanjye, sozane nanjye, mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Uwiteka akomeze kuduhana umugisha. Turacyari mu kibwirizwa kivuga ngo guhishurwa kw'Imana, guhishurwa k'ubwiru bw'Imana, la révélation du mystère de Dieu, guhishurwa k'ubwiru bw'Imana. Uwiteka aduhane umugisha. Twagarutse hariya muri Luka 24. Ijambo ry'Imana riratubwiye ku murongo wa 27 ngo umwami wacu Yesu Kristo, niyo twaje ku murongo wa 26, umwami wacu yara yegereye abigishwa arimo agira ngo abiyereke. 26 turavuga ngo ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses? Ati ntibyari ngombwa ko Kristo ababazwa iyo mibabaro yose, et qu'il entre dans sa gloire, akabona kwinjira mu bwiza bwe, et commençant par Moïse, ahereye kuri Musa, et par tous les prophètes, n'abahanuzi bose. Uko ijambo ribivuga niko tugomba kubisubiramo. Nta n'umwe yasimbutse wambaza uti mu kanya gato abahanuzi bose yasomye impapuro zose, asoma imirongo yose. Oya, ntabwo yasomye impapuro zose ngo asome imirongo yose, ariko ubwe nk'uko igihe cyose yinjiye mu ijambo abikora, yasomye ibikenewe bihamiriza ijambo ry'igihe. Ijambo ry'igihe kwari kumenya yuko uwo Yesu bitaga uw'i Nazareti, uwo Yesu bitaga umwana w'umubaji, uwo Yesu basuzugura, umucyo w'icyo gihe kwari uko uwo Yesu ari we Kristo, kandi uwo Kristo niwe Mesiya. Kandi Mesiya bisobanura umwami, uwashinzwe, uwimitswe. Ibyo nibyo batashakaga kumva, nibyo byatumye abambwa, ariko amaze kuzuka. Nk'uko twabyumvise ubushize, ibanga riba hagati y'abarifitanye. Nk'uko nawe babwiye ubushize, Yesu Kristo amaze kuzuka, nta muturage wamubonye. Amaze kuzuka ntabwo yagiye mu isinagogi kwitangaza, ntabwo yagiye mu isoko, ntabwo yagiye kwa Herode wamutanze ngo abambwe, ntabwo yagiye ku bakuru b'amasinagogi bamuvugirije induru bakamumwaza, kubera ko ibyo bakoze ni iby'ibyanditswe byari byarateganije. Nibyo biri hano muri Luka 24 umurongo wa 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre sa gloire? Ati mbese ntimuzi ko ibyanditswe byari byarateganije ko Kristo agomba kubabazwa? None mu gihe ibyanditswe byateguye bisohoye, ntabwo abana b'Imana tugomba kubabara. Ariko ibyo nubwo biba byasohoye, Imana itabishuye bikomeza ari ubwiru. Niyo mpamvu ikibwirizwa turimo kivuga ngo guhishurwa k'ubwiru bw'Imana. Nk'abashimira Imana ko igihe cyose Imana iba ifite abana bayo, ihishurira ubwiru bwayo, ihishurira ubutumwa bw'ukuri, ihishurira imigambi yayo, ihishurira gahunda yayo. Na n'ubu itorero ry'Imana nzima rikiri ku isi, Uwiteka Imana araryiyereka. Ndabisubiramo, ntagira n'umwe bicika. Yesu Kristo amaze kuzuka,
yahise ahinduka umwihariko w'itorero ry'Imana nzima. Yesu Kristo amaze kuzuka nta mwanya yari afite wo kujya kuburana n'amadini, wo kujya kuburana n'abamubambye, wo kujya kwisobanura ku bami b'isi. Ngo bamubambye bavuga ngo ni umubeshi, ngo bamubambye bavuga ngo yita Imana. Ngo none amaze kuzuka yongera asubirayo ajya kwisobanura. Icyo gihe yari kwahishe gahunda y'ubwiru. Nta mwanya Imana ifite wo kutayisobanura. Uwiteka Imana yacu izakomeza yishurire intore zayo. Imana ishimwe. Imana ijya ku gasozi kamwe igahamagara umwe, ikajya ku kandi igahamagara babiri, ikajya mu muryango ishaka igafata y'umwana wayo mu bantu babiri bavukana, niyo baba ari impanga nka Yakobo na Esawu. Imana yishurira uwishaka. Ububwiru bw'Imana ntabwo buri ku isoko. Ububwiru bw'Imana, ce mystère de Dieu n'est pas vulgaire. Le mystère de Dieu n'est pas sur le marché public. Le mystère de Dieu n'est pas dans les écoles. Le mystère de Dieu n'est pas dans les séminaires. Le mystère de Dieu n'est pas sur la rue, n'est pas au stade. Ubwiru bw'Imana ntabwo buri ku mastade, ntabwo buri mu mashuri ya teologiya y'iyobokamana, ntabwo buri ku isoko, ntabwo bucuruzwa. Ubwiru bw'Imana burahishwe. Ubwiru bw'Imana n'ubw'Imana yabugeneye. Uwiteka Imana yacu himbazwe. Ndayishimira kubera ko natwe abana b'Imana mu gihe cyacu, muri iki gihe cya nyuma kibanziriza izamurwa, Imana ifite umutungo ukomeye w'ijambo ryayo. Turavuga nka Dawidi ngo muri Zaburi 119 ngo ijambo ryawe rindutira feza yose na zahabu yose. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe kubera ko uyu mutungo w'agaciro gakomeye, uyu mutungo uwubonye asiga byose. Uyu mutungo uwubonye umutima uranezerwa. Uyu mutungo urabutswe. Uyu mutungo ububwiru iri banga Imana iri kwishuriye uranezerwa. Ukavuga nk'ababigishwa bajyaga Emawusi ngo muri uku kuntu imitima yacu yarikeye adusobanurira ibyanditswe. Jambo ry'Imana rihamiriza Yesu Kristo. Niyo mpamvu ku murongo wa 24 twabibonye, ariko dusomye no 44 n'ubushize twarahasomye, ariko nashimye ko twagaruka. Puis Luka 24:44. Puis il leur dit, hanyuma arababwira, c'est là ce que je vous disais, ibyo nibyo nababwiraga lorsque j'étais encore avec vous, igihe narigiriye hamwe namwe, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ko byari ngombwa ko ibyanditswe kuri jye byose ari mu mategeko ya Mose, ari mu bahanuzi no mu ndirimbo, muri Zaburi, byose bigomba gusohora. Bivuze ngo, c'est-à-dire Jésus-Christ est le thème principal de toute la Bible, que ce soit dans la loi de Moïse, que ce soit dans tous les prophètes, que ce soit dans les cantiques. Toutes les Écritures lui rendent témoignage. Haba mu mategeko ya Mose, haba mu bahanuzi, haba no muri za Zaburi. Umwuka w'ubuhanuzi niko guhamya kwa Yesu. Ibyahishuriwe Yohana 19:10. L'esprit de la prophétie est le témoignage de Jésus-Christ. Bivuze ngo umwuka w'ubuhanuzi wamanukaga uze guhamiriza ijambo. Nta wundi uhamiriza ari Yesu Kristo. Bivuze ngo ububwiru bw'Imana ni ubuhe? Igihe cyose ushoboye guhishurirwa ukabona Yesu Kristo mu ijambo rye, ukabona
ko Bibiliya yose ari bihamiriza n'Imana yacu n'umukiza. Ubwiru bw'Imana uba wabuhawe. Abanyumva mwese mu mitima yanyu muvuye ngo amina. Uko niko kuri. Mu gihe utabonye Yesu Kristo muri biri jambo Bibiliya ihamiriza ngo ushobore kubihuza, icyo gihe ntabwo uba wahishuriwe. Ariko mu gihe umubonye mu ijambo rye niho uba wahishuriwe. Niyo mpamvu yahise ababwira ngo byari ngombwa ko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose, mu bahanuzi bose no muri Zaburi byari ngombwa ko bisohora. Ibyo kuko yabihamirije n'ubu biracyafite agaciro. Ku murongo wa 45 baravuga ngo Luc 24:45. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Aherako akingura imitima yabo, afin qu'ils comprennent les Écritures, kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe. Amaze kubereka ko umwanya we mu mategeko ya Mose, akabera gati ibitambo byose Mose yatangaga, ibyo yigishije Abayisiraheli n'igihe gitambo cy'ukuri, ariya maraso n'igihe yateganyaga, akabereka buri kintu cyose. Akaza no kuno mu bahanuzi bose akabereka umwanya we mu ijambo, no muri Zaburi zose akabereka ati uyu ni jyewe, uyu ni jyewe, uyu ni jyewe. Abana b'Imana iyo bamubonye mu ijambo rye baba bayishuriwe. Ijambo rigahita risohora ngo abakingura imitima basobanukirwa ibyanditswe. Bivuga ngo gusobanukirwa ibyanditswe ni ukubona Kristo mu ijambo ry'Imana. Bibiliya yose, byanditswe byose niwe bihamiriza. Ibi biraneje cyane. Toutes les Écritures, la Bible tout entière et la révélation du mystère de Dieu. Bibiliya yose ku bana b'Imana niko guhishurirwa k'ubwiru bw'Imana. Ibyanditswe byose niwe bihamiriza. Mana yacu ihimbazwe, Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Dusome muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 39. Jean chapitre 5 au verset 39. Jean chapitre 5 au verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle. Ngo musuzuma ibyanditswe kuko mwibaza ko muri byo ariho mubona ubugingo bw'iteka. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Nyamara nibyo bimamiriza. Uyu ni umwami wacu Yesu Kristo ubyivugira ati mwirirwa mugaragura impapuro, mureba ibyanditswe, mwishakiramo inyigisho zanyu. Ati nyamara ibyo byanditswe nijye bihamiriza. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Les Écritures lui rendent témoignage et Jésus-Christ leur rend témoignage. Ibyanditswe niwe bihamiriza, ariko mu nzira y'Emawusi noneho Yesu Kristo niwe bari guhamiriza ibyanditswe. No ku munsi wa Pentekote niyo mpamvu yabwiye intumwa ze ngo nimuve mu murwa umwuka w'ukuri ataraza. No ku munsi wa Pentekote Yesu Kristo niwe wihamirizaga, kubera ko ntabwo ari Petero wavugaga, ni yarahishuriwe. Ni Kristo agomba kumanuka ubwo akihamiriza. Mu nzira y'Emawusi niwe wihamirije. Ariko hanabwiye abafarisayo ngo musuzume ibyanditswe mugira ngo birimo ubugingo. Ngo nyamara ninjye bihamiriza. Bivuze ngo iki? Ibyanditswe nubwo wabyiga Bibiliya yose, nubwo wayifata mu mutwe, utabonyemo Yesu Kristo ko ari Imana yawe n'umukiza ngo umwizere, ibyo byanditswe nta bugingo byaguha. Ati murabisuzuma mwibaza ko ari byo bibaho ubugingo, mwibaza ko ari byo bibaho ubugingo, nyamara nibyo bimamiriza. Vous sondez les Écritures parce que
vous pensez avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent des témoignages de moi. Musuzumi byanditswe kuko mwibaza ko muri ibyo biba ari byo bibaho ubugingo, nyamara nibyo bimamiriza. Ibyo bivuze iki? Kugira ngo uwizera abone ubugingo budashira, nuko mu byanditswe byose abonamo Yesu Kristo. Nuko mu ijambo ryose Imana itanze abonamo Yesu Kristo. Icyo gihe yamubonye niwe yizera, kandi umwizeye wese aba afite ubugingo budashira. Nari maze kubabwira ngo ibyanditswe niwe bihamiriza nkuko yabyivugiye, ariko nanone nawe nibyo ahamiriza. Kuvuga ngo niwe wihamiriza mu ijambo rye. Ijambo rye riramuhamiriza, nawe akarihamiriza, twebwe turi ibikoresho. Aho Kristo atari, nta jambo ry'Imana riba rihari. Niyo mpamvu abana b'Imana ntabwo turi gasuku, abakozi b'Imana ntabwo ari gasuku, ntabwo ari peroke, ntabwo basubira mu amateka ya Bibiliya. Yesu Kristo mu mbaraga z'ijuru aramanuka akihamiriza mu ijambo rye. Niwe wa mbere uhamiriza ukuri. Turabireba muri Yohana 18. Yohana 18 murongo wa 37. Jean au chapitre 18 verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi. Ni mu gihe bari bamufashe mwami wacu kugira ngo ibyanditswe kuri we bisohore. Tari mu rugendo agana Karuvali, bagiye gusaba uburenganzira bwo kumumanika, ariko Imana nayo irimo gukurikirana umugambi wo gucungurwa, umugambi w'agakiza. Irimo gukurikirana ibyo yahanuye mu bagaragu bayo b'abahanuzi byose. Imana ijuru ririmo gukurikirana gahunda yayo, kama mbatangarije ko n'ubu ijuru riba rikurikirana ikintu cyose. Imana ibikurikirana gusohora kw'ijambo ryayo. Ibyatangajwe byose mu byanditswe byera bigomba gusohora, uko Yesu yasezeye intumwa ze mu byakozwe n'intumwa cyo cya mbere, kazisezera, kazamurwa, bakomeza bararamye. Bamarayika arababwira bati, ngo abanyegalilaya nimwitahire, uko mubonye agiye niko azagaruka. Ijambo ryari ryaravuze ko Yesu agomba kuza, ko umwana azasama inda, ko umwana azatuvukira, ko agomba kumanikwa. Uko Imana yabivuze niko byasohoye. Ku munsi wa gatatu azazuka, niko byasohoye. No mu gihe yazamurwaga, abamarayika baravuze ngo uko mubonye agiye niko azagaruka. Nkabangize gutya niko twebwe abana b'Imana twizera ko azagaruka. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Niyo mpamvu yari mu rugendo. Abafarisayo bari gukora ibyo bagomba gukora, kuko buri muntu wese kuri iyi si afite icyo yaremewe. Ageze imbere ya Pilato, niwe yamubazaga iki kibazo, ariko kugira ngo tucyumve neza twazamuka gato ku murongo wa 36. Yohana 18. Jean chapitre 18 au verset 36. Yohana 18 murongo wa 36. Mon royaume n'est pas de ce monde. Yuni Yesu uvuga, ubwami bwanjye ntabwo ari ubw'isi. Répondit Jésus. Ko Yesu yashubije, si mon royaume était de ce monde, iyo ubwami bwanjye ubw'isi, mes serviteurs auraient combattu pour moi, ingabo zanjye ziba zandwaniriye. Enfin, que je ne sois pas livré aux Juifs, kugira ngo ntatangwa mu maboko y'Abayahudi. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Ariko noneho
ubwami bwanjye ntabwo ari ubwa hano ku isi. Pilate lui dit, Pilate aramubwira, tu es donc roi, noneho rero uri umwami. Jésus répondit, Yesu arasubiza, tu le dis, je suis roi. Urabivuze ndi umwami. Je suis né et je suis venu dans le monde. Naravutse kandi naje mu isi pour rendre témoignage à la vérité, kugira ngo mpamirize ukuri. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Ukuri wese yumva ijwi ryanjye. Umwami wa Yesu Kristo ahimbazwe. Ngo naravutse naje mu isi kugira ngo mpamirize ukuri, nk'uko nabibabwiraga mu kanya. Yohani 5:39 haranditswe ngo musuzume ibyanditswe mugira ngo muri byo murabona ubugingo, nyamara nibyo bimamiriza. Ibyanditswe byose niwe bihamiriza. Ibyo ni ainsi dit la Bible. Toutes les écritures rendent témoignage à Jésus-Christ. Ibyanditswe byose bihamiriza Yesu Kristo. None nawe muri Yohana 18:17 aritangarije ati, naravutse naje mu isi kugira ngo mpamirize ukuri. Ukuri wese yumva ijwi ryanjye. Nga ayibanga riri. Ukuri wese yumva ijwi ryanjye. Uyu wamirije ukuri ngo ubutumwa bwanjye, ma mission. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Ndanezerewe cyane, ndashimira Imana. Iyo niyo ikwiye kuba programme y'itorero ry'Imana nzima, niyo gahunda y'Imana nzima, uko Paulo yabyandikiye Timotheo, ngumenye uko witwara mu itorero ry'Imana nzima, ariyo nkingi y'ukuri kandi gushyigikiye, le colonne et l'appui de la vérité. Itorero ry'Imana nzima Yesu Kristo arinyuramo agakomeza uyu murimo we wo guhamiriza ukuri. Ibindi byose ababikora barari, ibindi byose amadini arahari azabikora. Amadini afite imirimo myinshi kandi yo kubahwa. Ni porogaramu zikomeye cyane amatorero n'amadini muri iyi si afite. Ni imirimo, ni porogaramu zikaze, nizo kubahwa, ni abantu bo kubahwa abanyacyubahiro. Ariko nanone umugeni wa Kristo, itorero ry'Imana nzima rifite indi mission. L'église de Dieu vivant a une autre mission, c'est rendre témoignage à la vérité. Jésus-Christ, à travers de l'église, à travers de ses serviteurs, à travers de son église qu'il a bâtie lui-même, il continue sa mission de rendre témoignage à la vérité. Jésus-Christ anyuze mu ngingo z'umubiri we, anyuze mu itorero rye ry'Imana nzima, anyuze mu bo yahamagaye, anyuze mu bagaragu be, akoresheje itorero rye rikiri ku isi, akomeza uyu murimo we wo guhamiriza ukuri, kandi ukuri konyine. Jésus-Christ, à travers son église, à travers ses envoyés, à travers ses serviteurs, à travers son épouse, il continue sa mission de rendre témoignage à la vérité, et uniquement à la vérité. Toutes les autres communautés religieuses ont des programmes que nous devons respecter. Ils ont beaucoup de choses à faire. Ils ont beaucoup de programmes importants, sociaux, économiques, les programmes de développement. Amadini yose afite gahunda zo kubahwa n'abanyacyubahiro bafite akamaro, bafite porogaramu z'amajyambere, bafite porogaramu nziza cyane. Ni byiza kuko buri muntu wese afite icyo agomba gukora, ariko umugeni wa Kristo, itorero ry'Imana nzima, icyambere rishinzwe n'ugukomerezwamo iyi gahunda y'ijuru, kugira ngo uyu nguyu wavuze ngo naje mu isi ngo mpamirize ukuri anyure mu ngingo ze,
ahamiriza ukuri ku ijambo rye, kandi uko kuri kwabaye ingume, uko kuri kuzwi n'abake, uko kuri n'ubwiru n'ibanga. Ariko ndashimira Imana, Imana iza hari abana bayo hose inyuramo igahamiriza ukuri kwayo. Mwami wacu Yesu Kristo aduhane umugisha. Uyu akazi ke ni guhamiriza ukuri. Niyo mpamvu igihe kimwe abafarisayo bamugendaho bibaza ko uyu murimo bawuhagarika, bibaza ko bamubuza gukora icyo yaje gukora. Umunsi umwe bashatse gutuma abapolisi kugira ngo bajye kumufata, ariko bagongana n'umurimo w'ijambo. Baraza barabwira bati ntabwo bishoboka. Reka tubirebe muri Yohani 7. Yohani 7:44 tugeze kuri 46. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir. Bamwe muri bo bashaka kumufata, mais personne n'a mis la main sur lui. Ariko nta n'umwe wigeze amukozaho n'urutoki. 45. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Abapolisi basubira ku batambyi n'abafarisayo, ku batambyi bakuru n'abafarisayo. Et ceci leur dire, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Abantu baramubwira ngo kuki mutamuzanye? Au verset 46, murongo wa 46. Les huissiers répondirent, abapolisi barasubiza, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Nta muntu wigeze avuga nkawe. Basanze arimo gukora akazi ke ko guhamiriza ukuri. Barabwira bati, aya muzashaka ibindi mukinisha. Oya kirazira kikaziririzwa. Ntimugira ngo nibyo byanyu by'amashengo. Mwirirwa muririmba mu masinagogi yanyu. Mufite ikibazo kigoye, mufite intambara ikomeye, uriya mugabo ntimuzamushobora. Nta muntu wigeze avuga nkawe. Nabona ko basanze Yesu Kristo arimo guhamiriza ijambo ry'Imana, arimo kwishura mu ijambo rye, nabo ubwabo barahagarara. Ils ont trouvé l'attraction, basanga rukuruzi y'ijambo. Kubera ko mu gihe Yesu Kristo arimo guhamiriza ijambo, ijuru riba riraho, imbaraga ze ziba ziraho, imbaraga z'Imana ziba ziraho. Bahita basubirayo baraberurira ngo reka da, iyo ni intambara y'amadini, iyo ni intambara y'abasenzi. Ibyo mupfa ntabwo tubizi, Bibiliya ntabwo irondogora, ariko buriya hari ikiganiro cyabaye ngo reka nta wigeze avuga nkawe. Nanjye abanyumva mwese n'ubu ndabiyamiriza, ijambo ry'Imana ntabwo ari amashyengo, ijambo ry'Imana si imigani y'abakecuru, ijambo ry'Imana ni ijambo ry'imbaraga, ni ijambo ritanga ubugingo, ijambo ry'Imana ni umucyo. Iyo Yesu Kristo ariyamirije, nta wigeze avuga nkawe. Abana b'Imana, iyo Umwami wacu Yesu Kristo ahamiriza ijambo rye turabimenya. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Nta muntu wigeze avuga nkawe. Yesu Kristo iyo yishuye, yigaragaje mu ijambo rye, ayandi magambo ashira ivuga. Iyi ntare yivuze nk'umwami, ubundi bahandi majwi yose y'utundi dusimba aramirwa, araceceka. Niwe ntare yo mu muryango wa Yuda. Iyo yishuye mu ijambo rye, abana b'Imana barabimenya. Niyo mpamvu n'abo bapolisi bahuye n'izo mbaraga,
akazi kabo bari batumye mwe ko kumufata barananirwa basubiraho baravuga ngo aya ntawigeze avuga nkawe. Kuki ibyo byabaye igihe cye cyo kubambwa cyari kitaragera? Ntawe ugomba kumukozaho urutoke adasohoje gahunda yose yari afite. No mu gihe gahunda yo kumanikwa igeze ntakihagarika, no mu gihe gahunda yo gupfa igeze kwe ntakihagarika, ariko nanone no mu gihe gahunda yo kuzuka kwe igeze ntakihagarika, ariko nanone no mu gihe gahunda ya Pentekote igeze agarutse kugira ngo akomereze umurimo we mu itorero ntakihagarika. Nanone no mu gihe cy'iherezo, no mu gihe turimo, umucyo w'igihe waratse, ntabwo uyu mugabo, ntabwo uyu mukiza mu gihe arimo gukora umurimo we, ntabwo iyi Mana mu gihe irimo gukora umurimo wayo, nta dayimoni n'imwe, nta mbaraga n'imwe yayihagarika. Niyo mpamvu nshimira Imana no mu gihe turimo. Niyo abantu bafunga amasengero, uretse no kuyafunga, niyo bayasenya, ijambo ry'Imana ryakomeza, ijambo ry'Imana ryakwishakira inzira. Nibyo Pawulo yavuze ngo bakamboha, ngo ariko ukuri nikuboshwe, bakanshyira mu ngoyi, ariko nanayigeramo nkakomeza nkandika. Izi nzandiko zose za Pawulo yazanditse mu magereza, ariko n'ubu turacyazisoma. Umwuka wera yatugenderera, uwamwishyuriye iri jambo agatuma ryandika yakugenderera ukabona Imana. Niyo mpamvu yavuze ngo no kubowa nkabowa, ariko ijambo ry'Imana ntiriboshye. Ndashimira Imana kuko uri kwayo kutaboshywe. No kuri uyu muyoboro w'ikoranabuhanga na n'ubu, mu gihe ari Imana ibishatse, ijambo riratambuka kandi abana b'Imana bakarihobera, bakaryizera, rikeyura ibihu by'agahinda, rikirukana ubwoba. Mu nzira y'Emawusi, mu nzira y'Emawusi hari ubuhamya bwiza. Abigishwa baravuze ngo muri uku kuntu imitima yacu yari ikeye igihe yadusobanuriraga ibyanditswe. N'ubu abanyumva ndabamiriza ijambo ry'Imana. Iyo Imana irimo gusobanura ijambo ryayo, imitima iracya, ibibazo bireyuka, ibihu bireyuka, umucyo ugatamazura. Umwami wacu Yesu Kristo niwo kwizerwa. Iyo amanutse mu ijambo rye, niho ubwiru bw'Imana bwishurwa. Kibwirizwa turimo kiravuga ngo gwishurwa kubwiru bw'Imana, la révélation du mystère de Dieu. Ubwiru bw'Imana ni iri jambo. Ijambo Bibiliya yose ni mystère, Bibiliya yose irafunze. Niyo mpamvu twabibonye muri Yesaya cya 8 umurongo wa 16 ngo bumva ibihamya, ngo ukingiranire uko guhishurirwa hagati y'abigishwa banjye. Iyo uvuze ngo ukingirane, ushatse wakongeraho bonyine enveloppe cet oracle. Kanongere mwibutse iri jambo Yesaya 8:16. Enveloppe cet oracle. Bumba uko kuvugishwa. Oracle bisobanura Uwiteka aravuze. Bumba uko guhishurwa. Biri muri Yesaya 8:16. Enveloppe cet oracle. Bumba uko kuvugishwa. Cette révélation parmi mes disciples. Kingirana uko guhishurwa hagati y'abigishwa banjye. Yesu Kristo afite abigishwa be, nibo yavuze muri Yohana 10 ngo abigishwa banjye, intama zanjye zizijwi ryanjye. Mes brebis entendent ma voix,
connaissent ma voix. Intama zanjye zizi ijwi ryanjye. Enveloppe cet oracle. Bumba ibi bihamya. Seule cette révélation parmi mes disciples kingiranira guhishurirwa mu bigishwa banjye. N'ubu iri jambo riracyafite agaciro. Ububwiro bw'Imana bukingiraniwe hagati y'abigishwa ba Yesu Kristo. Hanze yabo hari uguhuzagurika. En dehors, il y a la confusion. Mais parmi les disciples de Jésus-Christ, il y a la lumière, il y a la révélation. Hanze hari urujijo, hanze hari amayobera, hanze hari ibicaniro by'Imana itazwi. Nka bya bindi twabonye by'abanyetenayi. Banditse ngo ahindiyo yukoni ku Mana itazwi y'amayobera. Ariko hagati mu bana b'Imana, hagati mu ntore z'Imana hakingiraniwe guhishurirwa. Imana yacu iduhane umugisha kandi ihimbazwe. Uw'Imana yishuriye arayibona. Uw'Imana itishuriye nta kosa afite. Ariko cyo ndimo guhamiriza mu gitondo cy'uyu munsi nuko na n'ubu Imana yacu irakishura. Turabibona mu byakozwe no mu gice cya 9. Byakozwe no mu gice cya 9. Ni urugero rwiza cyane. Mwami wacu Yesu Kristo yishurira Sawuli. Ni ubuhamya bwiza cyane. Kandi uyu mwami n'ubu arakishurira abana be. Muzayisomera ni ubuhamya bukomeye. Umurongo wa 3. Comme il était en chemin, Yuni Sawuli akiri mu rugendo, et qu'il approchait de Damas, yegereye Damas, tout à coup, ako kanya, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Umucyo uvuye mu ijuru uramugota, uramuzenguruka. Verset 4, murongo wa 4. Il tomba par terre, yitura hasi. Il entendit une voix qui lui disait, yumva ijwi rimubwira, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Sauli, Sauli, kuki untoteza? Bamurikira mwese mutega amatwi ubu buhamya bw'ibyanditswe. Turizera ko ari ukuri. Au verset 5. Murongo wa 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Urinde mwami. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Umwami aramubwira ngo ndi Yesu utoteza. Il te serait dur de regember contre les aiguillons. Birakugora cyane kutera imigeri ku mihunda. Jambo ry'Imana ni imihunda ishinze. Urirwanije imihunda ntabwo ari ikomereka. Hakomereka ugerageza kurwanya ukuri. 6, au verset 6. Tremblant, saisi d'effroi, ahinda umushyitsi agira ubwoba bwinshi. Il dit, aravuga ati, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ni ikiganiro cyiza cyane. Ati mwami urashaka ko nkora iki? Aramubwira ati haguruka ujye mu murwa. Barakubwira icyo ukora. Ubu buhamya Paulo nk'umuyahurayo ariwe Sawuli, mu gihe yabanaguye umucyo uvuye mu ijuru, nk'umuntu wari warize ibyanditswe, yamenye ko ahuye n'inkingi y'umuriro nk'uko na Mose yahuye nayo. Niyo mpamvu ntabwo yari azi uwo bahuye, ariko yari azi ko ahuye n'Imana. Niyo mpamvu yavuze ngo qui est-tu, Seigneur? Qui est-tu, Seigneur? Urinde mwami. Kuba ari umwami byo
yarabibonye ko ari umwami, ariko yarakeneye kumenya uwo ari we. N'umurongo wa 5 muwumve neza. Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Umwami aramubwira ngo ndi Yesu utoteza. Nta nubwo yavuze ngo ndi Yesu Kristo ya. Intambara yari iriho nuko abantu bagomba kumenya ko uwo Yesu w'i Nazareti ari we Kristo. Nirwo rugamba ko bemera ko uwo Yesu ari Mesiya. Niyo ntambara. Ariko umwami we nubwo abantu babihakana, iyo ageze imbere y'abana be hariya twasomye muri Yohana 18:37. Iyo ukomeje ugasoma kuri 38 hari ibintu bitangaje. Yohana 18:37 twasomye nyine umwami wacu avuga ngo naravutse nza mu isi kugira ngo mpamirize ukuri, kandi ukuri kwese ukuri wese yumva ijwi ryanjye. Ariko kuri 38 hari ikindi kibazo. Au verset 38, il y a un autre problème. Lisons. Pilate lui dit, Pilate aramubwira, qu'est-ce que la vérité? Jésus venait de lui dire, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Naravutse nza mu isi kugira ngo mpamirize ukuri, ukuri wese yumva ijwi ryanjye. 38. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Pilate aramubwira ati, ukuri ni iki? Ntacyo yamushubije. 38. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Alléluia. Oh. Le Saint des Saints, l'innocent, l'agneau de Dieu, sans tache, a été crucifié pour me sauver, pour nous sauver tous. Pourtant, il était sans péché. We amaze kumubwira kuvuga ngo 37 icyamuzanye ku isi kwa rwamiriza ukuri. 38 Pilato ngo kuri niki? Nta gisubizo Yesu yamuboneye kuko ntibimureba. Pilato nawe yasesoka abwira abafarisayo n'abasadukayo ati ngiye nta cyaha mubonyemo. ariko iri rembo nkuko yavuze ngo ni irembo ry'intama, je suis la porte des brebis. Iri rembo ry'ukuri iteka ntabwo rirakinze, kuri bamwe rirakinze, ku bandi Imana ibageraho igakingura. Ndabishimira Imana kugira ngo tumenye ukuri ntacyo twatanze, kugira ngo nanjye menye ukuri, nawe umenye ukuri unyumva, n'abandi bose bazakumenya, kugira ngo umenye ububwiru ari we Kristo mu ijambo rye. Ntacyo watanze, ntacyo watanga, ni ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana n'itoranywa ryayo. C'est par grâce, c'est selon la prédestination, c'est dans l'amour de Dieu que cette vérité nous est révélée. Ni kubw'imbabazi z'Imana, ni kubw'ubuntu bw'Imana, ni kubw'urukundo rw'Imana, ukukuri tukubona, ububwiru badukingurira tukarebamo, tukamenya Imana mu ijambo ryayo, mu gihe hanze bahuzagurika. Kuko ijambo ryavuze ngo bumva ibihamya kingiranira uko guhishurirwa hagati mu bana banjye, hanze yabo abandi barindagire, indani muri bo abandi bamubone. Turashimira Imana. Qu'est-ce que la vérité? Ukuri ni iki? Haramwihorera. Niyo mpamvu nababwiye kare ngo Yesu amaze kuzuka ntabwo yagiye kandi muri rubanda kujya kwiregura. Yesu akomeza gahunda y'ijuru.
yahise akomeza gahunda y'ijuru. Ba bagore bagiye kumva marayika arababwira ngo ntari hano, yazutse. Nabo baragenda babwira bene data bati yazutse. Ajya mu nzira y'Emawusi, ntatega. Yesu wazutse ntafata bisi, ntafata igare, ntafata moto, ntakomanga. Ajya mu nzira y'Emawusi, ashakashaka ibyanditswe, arabiyereka. Yarimo gukomeza programme celeste. Nababwiye ngo abandi bose basenga bafite za programme zabo, ariko itorero ry'Imana nzima umwami wacu Yesu Kristo arikomerezamo iyi programme y'ijuru. Ba bagore ati mwebweho ndabazi Mana banjye, ntari hano, yazutse. N'ubu kuri iyo mva abaturiste baracyajyayo, ba mukerarugendo. Hari icyapa kinini cyanditse ngo ntari hano, yazutse. Bakagenda bakaryama no mu mva, bakaza gutanga ubuhamya mu madini yabo, bakazana n'igitaka cyaho ngo ni umugisha. Kada nta mugisha uri muri uriya mwobo, umugisha uri mu ijambo rihishuye. Akomeza gahunda ye. Abagore arabiyereka, abamarayika bababwira bati yazutse, muvanga. Iryavuzwe ryatashe, yazutse. Haleluya. Arakomeza mu nzira y'Emawusi. Abariraga ahera kuri Mose n'abahanuzi n'indirimbo z'amazaburi, arabiyereka. Abafungura imitima, basobanukirwa ibyanditswe, asangira nabo, arabakomeza. Arababwira ati mutegereze icyo data yasezeranye. Nimwe abagabo bakumamya, muzabwiriza mu mahanga yose kwihana no kubabarirwa ibyaha mu izina ryanjye. Akomeza gahunda ye. Ajya wa Petero bikingiraniye, arabiyereka. Mwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe, amaze kuzuka. Ijambo ry'Imana ratubwira mu Byakozwe n'Intumwa, muzayisomere igice cya mbere, ngo yamaranye nabo iminsi 40 n'amajoro 40, abigisha, abakomeza, kugeza igihe yazamuriwe. Nta muturage wamuciye n'iryera, ariko umugeni wa Kristo niwe wari wibitseho ayo mabanga. N'ubu ngize gutya ndumva nezerewe cyane. Na n'ubu umugeni wa Kristo afite ubwiru muri we. Abandi bafite gahunda zabo, bafite programme zabo. Nta kizabuza Imana guhamiriza ijambo ryayo hagati mu ntore zayo. Nibi byose byaza corona n'induru zose zivuga, nta kizabuza, rien ne peut empêcher le témoignage de la vérité de continuer son cours à travers l'église de Dieu vivant. Nta kizabuza ubuhamya bw'ijambo ry'ukuri gukomeza gahunda mu itorero ry'Imana nzima. Nta kintu kizatubuza, nta kizahagarika ijambo ry'Imana rigomba guhamirizwa. Nta kizabuza gahunda y'ijuru gusohora. Nta numwe, nta mufarisayo, nta musadukayo, nta mwami w'isi wabuza ijambo ry'Imana gukomeza. Ntabwo bishoboka. Umwami wa Yesu Kristo yarazutse. Uyu mwami wazutse ni umugabane w'abera, ni umutungo w'itorero. Abandi ntabwo bazamubona, ariko intama z'Imana zo zaramubonye. Niyo mpamvu twakira umucyo mu gihe cyacu, niyo mpamvu tuzi ukuri, niyo mpamvu twasohotse tukava mu nyigisho z'umwijima z'abana b'abantu, Imana ikaducanira itabaza. None imitima yacu ikabisimbagurika. Ubu bwiru bw'Imana na n'ubu Imana iracyabwereka intore zayo. Ntabwo Imana ibanza kureba ngo wowe nguri umuntu mubi, ngo wowe nguri umuntu ukiranuka, ngo wowe uri umwana w'umutambyi, ngo wowe uri umwana w'umuhinzi, ngo wowe uri ingegera itize, we ntacyo wambona. Oya, Imana ifite abana bayo. Mbere ko dusoza ubuhamya Byakozwe n'Intumwa 9, tuzabukomeza nta kibazo, ni burebure. Ariko hari urugero hano rwiza cyane muri Yohana 4. Murongo wa 25.
ikiganiro umwami wacu Yesu Kristo yarimo kugira n'umunyasamariyakazi. Samariyakazi wari ufite imibereho mibi n'ubuzima bubi, kuko yagize abagabo 5. Muzabibona ku murongo wa 16 muri Yohana 4. Yesu aramubaza ati genda umpamagarire umugabo wawe aze hano. Murongo wa 16. 17 umugore akamusubiza ati nta mugabo mfite. Yesu akamusubiza ati nibyo uvuze ukuri, nta mugabo ufite. Kwa 18 Yesu Kristo w'Imana nzima agahita yinjira mu mibereho ye, akamubwira ati kuko wagize 5, wagize abagabo 5, kandi niwo muri hamwe uyu munsi si uwawe. Muri ubu buzima yari afite ntiyarakwiriye no kumenya ubwiru bw'Imana, ariko ko Imana si uko ireba. Ku murongo wa 19 imbuto y'Imana itangira guhura n'umucyo w'ijuru. 19 haranditswe ngo umugore aratobora aravuga, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Mwami, yabonye ko ari umwami, ndabona ko uri umuhanuzi. Murumva ijwi ry'umugore w'ubuzima bumeze kuriya, ariko munsi y'ibyo byondo kure hari akabuto k'Imana. Umucyo wakagezeho, karanyeganyega ku kabuto muri we, karavuga ngo mwami ndabona ko uri umuhanuzi, natwe niko twizeye. Yako kabuto katari, ijambo ry'Imana riburaho rishyikira. Iyo gahari hahita haba connexion. Car la semence est là, sous la boue. C'est cette semence-là qui est attirée par la parole. Iyo mbuto ni ikorwa n'ijambo. 19 Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Ati mwami, umugore w'umugore ati ndabona ko uri umuhanuzi. Biganiro birakomera. 20 nos pères ont adoré sur cette montagne. Batata basenyera kuri uyu musozi. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. We yari umusamariya, abayuda banenaga abasamariya. Twebwe ni kuri uyu musozi, mwebwe mukavuga ko ari Yerusalemu. 21 Femme, lui dit Jésus. Ati wa mugore we. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. Aramagati mugore, nyizera. L'heure vient, Isaïe irageze. Où sont ceux-là, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Ati igihe kiraje, ntabwo ari kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu muzasengera data. 22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Musenga uwo mutazi. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Musenga Imana mutazi, twe dusenga iyo tuzi, kuko gakiza kava ku bayuda. 23 Mais l'heure vient, igihe kirageze, elle est déjà venue, kandi cyasohoye, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Wabasenga by'ukuri bazesengera data mu mwuka no mu kuri, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Abo nibo basenga Imana ishaka, basengera mu kuri no mu mwuka. Ikibazo ntabwo ari uyu musozi cyangwa uriya, ikibazo ni ugwishurirwa, basengera mu kuri no mu mwuka. 24 Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Imana ni umwuka, kandi abayisenga bose bakwiye kuyisenga mu mwuka no mu kuri. Imana ntigira ibara, Imana ntigira adresse. Imana ntabwo iri mu rusengero rwo ku musozi wo ku isi nk'uko abantu babyigana bajya ku misozi yo ku isi. Abayisilamu bafite aho bajya, na buri dini ifite aho bajya, ariko abasenga data by'ukuri bamusengera mu mwuka no mu kuri. Ibyo ninde wakurangira iyo adresse? Ninde wakwereka? Keretse ijuru, kereka Yesu Kristo akwishuriye. Abanyumva mwese muri iki kiganiro cyabaye hagati y'uyu mugore wagize 5 utarugeze asezerana n'umugabo n'umwe wanduye, ariko munsi y'ibyo byondo il y avait sous cette boue, il y avait la semence de Dieu.
munsi y'ibyo byondo bigerekeranye binuka hari imbuto y'Imana. Imana ahari imbuto yayo hose izahagera. 25 niho hari agasongero k'iki kiganiro. Au verset 25, c'est le point culminant de cet entretien entre Jésus et la femme samaritaine. Ku murongo wa 25 niko gasongero, niwo musozo w'iki kiganiro. N'umurongo wa 26, au verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Indaya uyu mugore w'ubuzima bubi, munsi y'urwo rwondo hazamukamo ijambo rikomeye ngo nzi yuko Mesiya ariwe witwa Kristo azaza. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Ati kandi naza azatubwira ibintu byose. Alléluia. Au verset 26, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Yesu aramubwira ngo nije Kristo jye uguhagaze imbere. Alléluia. Itandukaniro riri hagati ya Pilato n'uyu Musamariyakazi. Muri Yohana 18:38 Pilato aramubwiye ngo kuri niki, aramwihorera. Ariko muri Yohana 4:25 umugore avuze ati dutegereje Mesiya kandi naza nta kizamusoba, nta cyazayoberwa, azatubwira ibintu byose, azadusobanurira byose, azatumenera amabanga naza. Yesu ahita amubwira nta guca ku ruhande, nta kugira gute. Jésus lui déclare sans passer par 4 chemins, sans passer à côté. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Quelle déclaration merveilleuse. Ndiwe nije Mesiya, nije Kristo. Jo uku urimo kuvugisha noneho iyo niba ariwe Mesiya, niba ariwe Kristo, kandi Mesiya bisobanura umwami wasizwe n'Imana yambaye umubiri, ninde wabihakana? Niyo mpamvu nkuko yabyivugiye yaje guhamiriza ukuri, kandi we rihamiriza. Yageze imbere y'abana be ntabwo abahisha ubu bwiru, ati niwe muvugana, nije uwo Mesiya, jye uguhagaze imbere, jye muvugana, nije Mesiya. Dieu soit loué. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe kubw'ijambo rye aduhaye. Mana nibishaka ku cyumweru gitaha tuzakomeza turebe na kiriya kiganiro umwami Imana yagiranye na Sawuli n'ukuntu yamumeneye ibanga, ububwiro bw'Imana akabumwereka. Uwiteka yongerera umugisha ku ijambo rimaze guhamirizwa, kandi umugisha imitima yarihobeye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Turasenga. Ndagushimiye mwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye mukiza w'ubuntu n'imbabazi. Mwami uri umunyambabazi, uri umunyabuntu, uri urukundo. Mwami ukuntu uhamagara abana bawe, ukuntu ubishurira, ukuntu ubiyigishiriza, ukuntu wiyoborera abana bawe, ukuntu wihamagarira intore zawe aho uzisanga n'uburyo uziyereka biratangaje. Mwami wanjye ndagushimira koko n'ubwiru bukomeye nkuko turimo kubyumva mu ijambo ryawe. Abana bawe turagushimira, ndagushimira ukuntu watwiyeretse, ndagushimira ukuntu wiyeretse abana bawe, ndagushimira ukuntu na n'ubu ukiyerekana mu ijambo ryawe. Mana yanjye, jambo tumaze kubwiriza, jambo tumaze guhamiriza nk'abantu, nk'umuntu, ntabwo ngiye naryinjiza mu mitima y'abantu, ariko wowe wivugiye ngo naravutse,
nzanwa no guhamiriza ukuri. Na n'ubu iyo mission ukaba ukikomeza unyuze mu ngingo z'umubiri wawe, unyuze mu bagaragu bawe. Ndagusaba mwami ngo iri jambo riherekeze, urijyane mu mitima y'intore zawe, kandi buri wese ahari umwigishirize nk'uko ibyanditswe bivuga ngo bose bazigishwa n'Imana. Umugisha imbuto imaze kubibwa, umugisha imitima yakiriye iri jambo, kandi ndagusaba ngo rikore umurimo watumye rimanuka. Nta cyabuza gahunda yawe gusohora, nta cyabuza programme celeste, nta cyabuza ko gahunda y'ijuru isohora. Mwami, komeze kwikorera umurimo wawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Uwiteka aduhana umugisha twese, naho ubutaha Imana nibishaka. Amen.
is a